Abenshi mu ba YouTubers bagitangira cyangwa abantu bashya kuri YouTube, dukora amakosa yo uploadinga video dukoresheje telefone zacu cyangwa dukoresheje application yo muri telefone zacu. Ibi ni ibintu bishobora kutubyarira ikosa rikomeye ko dushobora kubura views, yuko dushobora kubura subscribers. Nyamara ni ibintu bikosorwa. Ngiye kubikwereka rero, nyabuneka ntugafate video yawe cyangwa ntugafate YouTube channel yawe ngo ujye uploadinga ukoresheje icyo bita Apple Mobile. Nk'ibi ngibi mukajya ukanda kuri plus button aha ngaha uploadinga video yawe. Icyo gihe video yawe rwose ntizigera irebwa na gakeya. Ngiye kukwereka rero uburyo ushobora uploadinga video yawe ibintu bikagenda neza. Dukurikirane ntihagire ahantu ucikwa. Iyi video ni ntoya nikurambire kandi ukore icyo kwita kwireba neza nta kibazo ufite. Uzashyiramo upload videos rwose izatuma